reka mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza abakurikirana ibijyanye no guteka mwese kuri iyi channel kandi mbabwira ngo nanone mbahaye ikaze. Uyu munsi rero nagira ngo mbabwire yuko hari akantu natekereje mu minsi yashize. Ndavuga nti let's get creative. Umuntu atekereze ikintu atarasanzwe utabonye ahandi cyangwa se utakuye ibitekerezo ahandi hatandukanye, ugatekereza ikintu kugiteka. Natekereje gukora crepe zikoze mu birayi. Dore rero uko nazikoze. Mu byo nakoresheje muri iyi crepe y'ibirayi harimo nyine ibirayi bibiri nkuko mubibona, n'igitunguru ndetse na poivron bya leftover, kwa kundi ba watetse hagasigara agace ka poivron n'agace k'igitunguru. Mubonye ko na bleu blanc, umunyu, wenda ikindi ntagaragaje hano ariko ndi bukenera harimo farini nkeya. Ndakoresha rape rero mu kurapa ibi birayi. Murabona ko rape igifite uduce dutandukanye tugenda turapa ibintu bitangana. Hari aho urapa bikaba binini cyane, hari aho urapa tukaba duto. Ndarapira ahato cyane, hanyuma hamwe harapa utuntu tuba tumeze nk'udufu, niho ndi burapire bino birayi. Muri kubona ko rero byabaye nk'akantu kagakoma nyuma yo kubirapa nkoresheje hahandi hato cyane ho kuri rape. Kandi ugomba kwitonda cyane niba ufite rape nk'iyi yanjye noneho n'ibindi, kuko iragukata pe bityaye nk'icyuma. Ubwo rero ndakomeza ndape ibirayi bibiri nkuko mwabibonye. Nateganyije yuko ndi bukore udupiese tubiri, uducrepe tubiri. Ubwo niyo mpamvu nakoresheje n'ibirayi bibiri. Ariko ushobora no kuba ufite nk'ikirayi kinini cyane ubona kiri buvemo twaseriva abantu babiri. Hanyuma ndafatana na cya gitunguru nacyo nkirape hahandi n'ubundi narapiye ibirayi, ku buryo nacyo kiza cyabaye nyine nk'agakoma, nk'igikoma ukuntu nyine kitari utuntu duhirimbuye. Nimara kurapa rero cya gitunguru n'ubundi ndahita nkurikizaho no kurapa na poivron. Poivron nimara kuyirapa nayo ndahita mbivanga neza. Ndakoresha akayiko mbivange byose. Hanyuma nimara kubivanga, icyo nibagiye kugaragaza hano kuri kamera ariko nakoze harimo gushyiramo umunyu. Ariko narabyibagiwe, sinzi ukuntu nibagiye kubicapturinga kuri kamera, ariko nashyizemo n'umunyu. Nimara rero kubivanga neza nashyizemo n'umunyu muke, ndahita nshyiramo igi rimwe. Noneho mbivange na ryagi bikwiremo muri bya birayi ndetse na cya gitunguru na poivron narapye. Ushobora no kongeramo ibindi ushaka. Ushobora gushyiramo tungurusumu, ushobora gushyiramo tangawizi, byaba biterwa nyine na spice umuntu akunda. Ushobora gushyiramo black pepper, ariko numva naravuze nti reka nkore ibintu bitarimo ibintu bya too much, hatarimo ibirungo byinshi. Nkoresha poivron n'igitunguru gusa. Nimara kubivanga neza rero ndashyiramo akayiko kamwe, ubonye ari kakayiko gatoya k'icyayi, teaspoon y'ifarini all purpose. Ni ukuvuga ngo igitumye nshyiramo iyi farini na ririya gi, ifarini n'igi murabizi ko birasitikinga, birafata, biratuma nimba isuka ku ipanu bitari bumere nk'ukaranze nk'igitunguru cyangwa iki nyine. Aruzi ushyizeho ibirayi ku ipanu nta kintu gituma bifata, ntago byaza gufata forme. Ubwo rero ariko nanone ushaka n'ukuntu wenda iyi crepe yawe iza kubikomeye, ushobora kongeramo indi fu kugira ngo bise nk'ibifata kurenza uko nguko ngiye bimeze. Urabona ko n'undi nubwo bimeze kuri ariko biracyarekuye. Ndashyira rero bleu blanc nkeya ku ipanu cyangwa se margarine. Ushobora no gukoresha amavuta asanzwe nkeya, noneho nyikwizeho hose. Nindangiza nsukeho. Ndagerageza nyine kugabanyamo kabiri ko nshaka gukoramo crepe ebyiri. Hanyuma mfata ikiko ngende nkwizaho hose ku ipanu kugeza ubwo biba bireshya hamwe, udasanga bikiri byinshi, ahandi ubona ari bikeya. Ndinganiza nyine nkoresheje ikiyiko. Muri kubibona ko karimo karagenda gasa nk'akeguka. Uko umuriro ugenda ufata biragenda bisa nk'ibyeguka nyine, uruhande rumwe rugenda rushya.
ahantu urebera rero ko byahiye nta handi, nyine uruhande rwo munsi rwatunganye, ugenda ukoresha ikiyiko cyangwa se n'akandi kantu kose waba ukoresha uri guteka. Unfortunately ntago mfite spatule gateka ibintu by'imireti n'ibindi bintu nk'ibi ngibi, ubwo rero niyo mpamvu nkoresha akayiko. Namara gucekinga yuko uruhande rumwe rwumutse rwahiye neza, no kuzunguza kuriya bituma umenya niba bitakiri gufata munsi, hanyuma rero mpite mpindura nteke n'urundi ruhande. Murabona ko nuko nguku iyi crepe y'ibirayi ihiye. Reka rero mpite nkurikizaho no guteka akapiyese ka kabiri, nari niyemeje ko ndi butekemo tubiri. Ndakora nk'uko n'ubundi nabigenje, nteka kamwe ka mbere, nongere n'ubundi mfate bya bindi byari byasigaye, hanyuma nabyo mbikwizeho ku ipanu mbiteke nyine. Ikindi ugomba kwita ku muriro cyane, ugateka ku muriro uringaniye, utari muke cyane ariko nanone utari mwinshi, kudashiririza niyo gahunda. Hanyuma rero kaga crepe ka kabiri nako urabona ko katunganye, nuko nguku bimeze bimaze gushya. Ubu ngubu natekereje gukora iyi crepe y'ibirayi mu rwego nyine rwo kuvuga ngo ntago najya mpora nteka ibintu nsanzwe nzi guteka gusa, reka ngerageze nk'ikindi kintu ntari nsanzwe wenda narabonye ahandi, noneho ngerageze kugiteka ndebe uko biza kumera. Hanyuma ndabigerageza, mbonye ntacyo bitwaye, mbonye ari byiza kandi biryoshye. Nukuri iyi crepe iraryoha pe. Nawe ushobora kubigerageza ukazambwira uko wabyumvise muri comments. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye uko nabiteguye. Mwari kumwe nanjye Udahogora Vanessa. Peace naho ubutaha.